bacu bahigiye basana abafana babo no kuturirimbira indirimbo nziza. Turabafatanyabikorwa ba Airtel kugira ngo tugeze ku baturage bose telefone nziza ku giciro cyiza. Donc mutugane ni mutubona muri konsere kugira ngo izo telefone muzibone neza. Murakoze cyane. Murakoze cyane, ngira ngo tugiye gutanga ibibazo bike. Ikibazo cya mbere kirabazwa Supermanager. Badman. First of all, I would like to take this opportunity and thank you very much, Airtel, for appreciating my deeds. And for, first of all, giving me the chance and the opportunity of being the brand ambassador of Airtel. Yes. Before everything else, I more than this, I would like also to welcome my fellow workmates, British Melody and the band. As the big musicians on Rwanda, also just I would like to appreciate what they did, what they do, and I would like just as the brand ambassador who started before them. Message yo guhitamo ibirenze kandi nta birenze bitari muri iki cyumba. Murakoze cyane. Urubajije ko ndi kuva muri 155 Ibitaramo bitanu nakumvise neza ngo icyambere nkunze kubyisi ibihuha. No, na makuru ntabwo nagize ibihuha. Amakuru ari ku mihanda. Waruvuze ngo nimbeshyera Bruce amakuru ari ku mihanda. Kubera ko amaze kubaza ihanga. Uravuze ngo ibyaba ari byo nk'ibihuha bimaze iminsi bivugwa ko ndi gusohoka muri 155. Ninjya gusohoka nzababwira kuko 155 n'abantu tubana neza n'abantu dukorana neza. Ikindi dufite byinshi dukorana nta nubwo ari ibi byonyine. Rero mwifata ibyo mwumvisha hena hehe ibyo mbabwiye nuko akazi karacyagenda neza. Ndacyari muri 155 ndi gukorana na Whatwave n'izindi ngufu n'ubundi ziyongera mu bintu. Nta mwuka mubi nta kintu. 155 Whatwave Bruce Melody bari inyuma y'ibintu. Niyo mpamvu ubona Kenny hano ari president wa 155. Niyo mpamvu mubona hano nk'umuhanzi n'ubundi turi ubundi mubona niba ariko no kubimba murakora murakoze. RDF haba harimo ibyuma bitandukanye kandi buri cyuma kiba gifite akazi kacyo. Ntabwo bivuga ko hari ikibura, ariko no kugenda twongera kugira ngo iyi message yacu itambuke, kugira ngo abanyarwanda bose bahitemo ikigo kibahereza ibirenze kandi nta kindi ni Airtel. Murakoze. Ikindi yarabajije niba dufata Supermanager nk'umuhanzi. Njye mufata nka brand ambassador wa Airtel cyane cyane ko aricyo cyatuzanya aha. Murakoze. Wagabahu. Some of them influence is a big deal, man.